Niba ushaka gukuraho iminkanyari ukeneye ibi byose. Ntibazakubeshye ngo ikintu kimwe ngo cyagufasha gukuraho iminkanyari. Ibi rero bikoresha ute? Hyaluronic acid igufasha kongera hydration. Niba ushaka kumenya umumaro neza wa hyaluronic acid, ujye kuri YouTube yacu urabibona, narabisobanuye mu buryo burambuye. Retinol igufasha kongera ikorwa rya cells nshya zikajya zikorwa vuba vuba. Ikindi ifasha no kukurinda ibiheri, ariko umumaro munini cyane tuyikoreshaho ni ukukurinda kuzana izindi wrinkles nshyashya. Vitamin C nayo ifasha mu ikorwa rya collagen. Iyi nayo urayisabwa kuyikoresha ku manywa hamwe na sunscreen kuko zinakurinda free radicals, bigatuma na sunscreen yawe ikora neza bikakurinda izuba ku kigero cyo hejuru. Then hakaba iyi creme. Iyi creme iguha hydration, iguha moisture amasaha 24, mbese uruhu rwawe ukabona ko ruhehereye. Ntabwo uruhu rujya rupfa kuma, irasiringa byose wamaze kwisiga. Gusa si ibyo gusa, iyi irimo na peptide na ceramide, zose zikurinda kuzana wrinkles no gukuraho izageze ku ruhu.